niyo mpamvu nibi dukora ibi by'amajyambere ibintu bigerwaho ndabwira mwebwe abanyarwanda uku kwiyubaka inzira yo kwiyubaka turimo ntikwiye gusubira inyuma ntikwiye gusubira inyuma ishingiye ku umwirato wa bamwe cyangwa imitwe minini ya bamwe abantu bari aho abo ngabo mujye kwanza mubakosora nibananirana buriya no kubashyira ku murongo birakunda dufite imbaraga zihagije iyo turi hamwe ntawatunanira abigira ba kabutindi kwigira kabutindi muri twebwe abantu twe kuba dukorera hamwe twumva tuzi icyo dushaka ubu ngubu yaturuka hehe cyangwa yaba arinde ku kituna ugomba kumushyira mu mwanya we ni nako abantu nkatwe nk'igihugu cyacu abanyarwanda ibyo twanyuzemo uko twakubititse uko twageze ntabwo dukwiriye kubivanamo imbaraga dukwiriye kubivanamo kwanga ikibi tugakora icyiza tukwiye no kugira imbaraga zo guhangana n'ikibi ikibi gikwiriye kudutsinda ni ikihe gite abashaka kuba bonyine bakagira ibitabo mujye mubashyira iruhande mubihorere ejo u Rwanda rutazongera kandi ntabwo byashoboka bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu bishaka twese imbaraga za twese bishaka twese bishaka buri wese ko agira uruhare rwe hanyuma byose tukabihuza tukubaka nicyo kintu cyangombwa bikaba umuco tugakomeza umuco ndetse reka no kwirirwa mvuga turabizi ko ari byinshi ariko mumbwire muri bya bihugu byaduteye imijugujugu yo kuvuga ngo turashyira abantu hamwe ngo turakora icyaha bariya bategeka isi nyine nimumbwire kimwe muri byo kidafite ikibazo nimukimbwire hari abambaye amavesiti y'umuhondo hari abandi babikora mu bundi buryo hari abirirwa bavuga ngo no murashaka kuva mu muryango twagiyemo kandi murashaka kugaruka kuba igihugu cyanyu muzi byitwa Brexit wajya mu kinini cyane cy'imbaraga nyinshi byose nirwa mbitindaho ariko ikibazo ni iki kandi buri wese muri abaturuka muri ibyo bihugu barakubwira ngo barabimbwira bagomba kuba babibabwira nawe baratubwira ngo divisive politics of division yatumaze uko babivuga mujye mukurikirana ibiganiro no kuri television barabyivugira ntabwo ari ibyo mpimbagiye ibyo mvuga ntabwo ari ibyo bivuga gusa ndavuga ibyo bavuga bamwe baba baje kubitubwira tukabwira turi ko mwadukubise inkoni ishyano ryose zivuga ngo turashyira hamwe twakoze icyaha kandi divisive politics se mwebwe murayanga mute
ko ariyo mwari mwahisemo muvuga ngo niyo nziza dukwiriye gukurikiza, none yabagarutse ite kandi? Kubera ko politics nyine bamenyereye ni ya yindi nk'iyo twabanjemo, yegera abahutu, abatutsi, abatwa, mukaryana, abantu bakajya ku mihanda bagatwika n'ibikorwa by'amajyambere bitariho, bagatwika n'akazu kari aho karyamye ku kandi, ubwombe bakabutwika nyakatsi, bakabishyiraho inkongi za rukarakara bakabomora. Ubwo ngo ni multi something politics. Hanyuma natwe turabyemera, turabifata ngo niko bimeze. Ariko bahoze muvuga guhitamo, uhitamo ibikubereye, nta uhitamo ibibereye abandi. Abandi niyo bahisemo bagahitamo nabi bikabagaruka, ibyo birabareba. Nawe nuhitamo nabi bizakugaruka, nuhitamo neza uzabyungukiramo. Ubu nimumbwire, mu myaka 25 ishize, ibyo twahisemo nabi twicuza ni ibiki? Nta nubwo bivuze ko turagera aho dushaka kujya, ashwi akazi karacyari kenshi pe. Ariko inzira ni nyabagendwa. Ugenda uzi ngo aho buri bwira ugeze uhafite umutekano, nibucya urongera ugende, nibwira ucumbike, ariko ni ibintu uzi bifite umutekano muri iyo nzira. Ndi umunyarwanda rero, nicyo ngicyo bivuze. Uvuga ngo uko dutandukanye uko ariko kose, uko dutandukanye mu bitekerezo, uko dutandukanye, uko dusa, n'uko tureshya, n'uko twumva, niye turacyari abanyarwanda bakwiriye kuba bakorera amahoro y'abanyarwanda. Twahuza dute ukuntu dutandukanye kugira ngo tuvanemo ikintu buri wese yibonamo yungukamo? Twabigenza dute? Abavuga ko barwanya igihugu, abavuga ko bashaka kuzana ibyo bazana, ntabwo nzi ibyo ari byo jyewe. Ibyo bazana ni ugusenya ibyo twubaka. Ariko icyiza, abanyarwanda batishyiramo kube bitangaza kundi, bo barabyumva. Umunyarwanda wese ugiye ukamusanga aho ari iwe, ukamubaza ikibazo akubwira ni ikindi. Arashaka kuvurwa, arashaka kuba yagira umutekano, akikorera icyo ashaka, agacuruza, umwana we akiga, akakora ibyo ashaka. Yarangiza ndetse ukamuha umwanya wo guhitamo n'uwashaka ko amuyobora ku rwego rwa ibintu n'urw'umudugudu, kuzamura ukagera aho ushaka kugera. Umunyarwanda arashaka amashanyarazi. Ntabwo amashanyarazi yahitamo, ntabwo akwiriye kuba ajya mu bwoko runaka cyangwa mu idini runaka, mu bantu b'idini runaka, cyangwa se mu
bafite amahirwe bagize amahirwe bashoboye kwiga bakajya mu mashuri bigasiga ababyeyi bacu cyangwa n'abandi bibereye mu cyaro bagerageza kubaho ubuzima busanzwe. Ntabwo ibyo ngibyo mu Rwanda, muri politiki y'u Rwanda ntabwo ariko bimeze. Rero wavuga ngo arashaka kurwanya u Rwanda kugira ngo we ahe abanyarwanda kubaho ubuzima ashaka kurusha ubwo bashaka cyangwa ubwo bafite babonye mu buryo busobanutse nk'ubwo bafite, iyo ntambara ntabwo ishobora gutsindwa, ntibishoboka, ntabwo byabaho, ntabwo bayitsinda nk'uko uwarwanye bamubwira ngo iwanyu haruzuye, abantu baruzuye ntufite aho ujya, inzira ishaka kujya iwanyu wahabujijwe, iyo ntambara iroroshye gutsinda. urwana intambara kubera ko yabaye mu buzima aho yashakaga kugira uburenganzira buruta ubw'abandi, akagira ibyo atunze ndetse akongeraho no gutunga n'iby'abandi yihaye, ab'inda nini, ab'ibinyoma, ab'intashima, ab'intagondwa, iyo ntambara ntishobora gutsinda, ntawayitsinda. Mu bayirwanira, mu barwanira ibyo ntibashobora, nta na busa, ntibishoboka. Ikikwiye kuba kinyura mu kurero ni iki? Muri bya bindi navugaga ngo umuntu ahitamo uko aba ubuzima bwe, abaho ubuzima bwe akabubaho uko abishaka. Uwo ntawe ujya kugukoma imbere iyo bitangiriza abandi, ubaho ubuzima ushaka wowe. Niba ari ubuzima bwa rusange bw'igihugu, tugomba kubwumvikanaho, yarangira. Hari ikintu nyine bita ni nka critical mass. Abantu bumva batyo, bumva bashyize hamwe turi abanyarwanda bahagije, bavuga ngo twe turakorera inyungu z'igihugu. Simbona n'impamvu icya mbere bava ku ntego yo gukorera iki gihugu, icya kabiri bakwemera bate gutsindwa n'abatagendera ku kuri nk'abo ngabo bashaka kwangiza gusa. Niba rero muri ndi umunyarwanda tumaze kubaka iyo critical mass ndetse bikaba binarenze, politiki y'igihugu abanyarwanda bagenderaho cyangwa bibonamo bisangamo irimo ibintu bibiri bitandukanye na bya bindi navugaga. Iyo rero ibintu bireba abanyarwanda, abantu, people centered, ibintu bireba abantu, navugaga twahereho twebwe kera, naho ibibazo ibihugu navuze bifite ibibazo ntabwo byarebye abantu, ahubwo nicyo kibazo bahanganye nacyo, ubu bariho barasubiza uwo mwenda. Biriya byose ubona by'imyigaragambyo n'uburakari n'iki, ni abantu babaza ngo
tubeshye kuva kera, tubaha uburenganzira ibintu byose mushaka, turabatora, turabakurikira, turabayoboka, murangije murimenya igihugu cyose ubuzima bwacyo bukayoborwa na 1%, 99% bakayoborwa n'abantu bangana na 1%, n'ubukungu bw'igihugu bwose bukagenda bukajya mu bantu 1%, 99% bagakurikira. Aba rero ibireba ni abantu bishyuza ibyabo, ni ukuvuga ngo mwaraduhenze mutugenderaho, bagenderaho, babagira nka moto, umuntu yicara hejuru ya moto harabagendeje. Ubu ni ukuvuga ngo twanze ko mutugendera ku mugongo mugatwara byose tugasigarana ubusa. Igihe turi kuri uyu murongo rero, kuri uyu murongo ureba abantu, utekereza abantu, ubazana ukaba, niba hari ababa tumenya ko basigaye hanze tukabazanamo nabo, buri muntu wese agomba kugira amahirwe, buri wese agomba kugira uruhare, agomba kugira umugabane nk'abandi bose dusangiye. Iyo muri politiki harimo ibyo bintu bibiri rero, harimo quality, ubuziranenge bw'ibitekerezo, ibitekerezo byubaka, ibitekerezo by'ubumwe, ibitekerezo butanga amahirwe angana, ibitekerezo biha buri wese umwanya we akwiye cyangwa yishyiramo, ndetse cyangwa aharanira uko ashaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo ari abantu benshi mu gihugu babyumva batyo, umubare n'ubuziranenge bw'ibitekerezo, icyo gihe iyo biri hamwe, ntabwo mbona umuntu waza agahindura, agatobanga ibintu uko ashaka, ubuzima bw'abantu uko ashaka. Icyo gihe abantu babemerera iki? Mbese kuki umunyacyaha cyangwa ukora nabi ari we utsinda mu bantu benshi, mukareba gusa umuntu umujura, umwicanyi, agakorana ibintu agahita akagenda, mukamwihorera kubera iki? Kuki ari we, kuki aba afite atekereza ibintu bizima atari bo batsinda? ni ukubera iki? habuze iki? Iyo ufite umubare ukaba ufite ibitekerezo bizima, kuki umuntu yaza yaba ari hano yaba ari hanze? Nicyo twimye ibyo bihugu navugaga bimwe bikomeye byashatse kudutobanga hano, turabangira, turabananira rwose. hari n'abazaga kubera ko badufatira mu buzima, kuvuga ngo turabaha amafaranga ya development, hanyuma ariko mugomba gukora ibi, tukabwo nimuyasubirane aho mwayavanye. Twabwo twaje tuyakeneye bose, amafaranga yo turayakeneye, ariko amafaranga atwambura uburenganzira bwacu nimuyagumane. Niyo mpamvu nibi dukora ibi by'amajyambere, ibi bintu bigerwa, ndabwira mwebwe
bw'Abanyarwanda. Uku kwiyubaka, inzira yo kwiyubaka turimo ntikwiye gusubira inyuma. Ntikwiye gusubira inyuma, ishingiye ku umwirato wa bamwe cyangwa imitwe minini ya bamwe, abantu bari aho abo ngabo mujye kwanza mubakosora, nibananirana buriya no kubashyira ku murongo birakunda. Dufite imbaraga zihagije, iyo turi hamwe ntawatunanira. Abigira ba kabutindi, kwigira kabutindi muri twebwe abantu twe kuba dukorera hamwe twumva tuzi icyo dushaka. Ubu nguwo yaturuka hehe cyangwa yaba ari inde ku kitu, ugomba kumushyira mu mwanya we. Ni nako abantu nkatwe nk'igihugu cyacu Abanyarwanda, ibyo twanyuzemo, uko twakubititse, uko twageze, ntabwo dukwiriye kubivanamo imbaraga, dukwiriye kubivanamo kwanga ikibi tugakora icyiza. Tukwiye no kugira imbaraga zo guhangana n'ikibi. Ikibi gikwiriye kudutsinda ni iki? Ni ikihe? Gite? Abashaka kuba bonyine bakagira ibitabo mujye mubashyira iruhande, mubihorere. Ejo u Rwanda rutazongera kandi ntabwo byashoboka bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Bishaka twese, imbaraga za twese, bishaka twese. Bishaka buri wese ko agira uruhare rwe, hanyuma byose tukabihuza, tukubaka nicyo kintu cyangombwa, bikaba umuco, tugakomeza umuco. naho bagiye bava mu nzira bagateshuka bakajyamo, tuzaduhora tubereka ko aho bashakira bagaruka, ariko bagomba kugarukana imico itandukanye niyo bajyanye. Bagomba gufata umurongo bakamenya ngo kuba iki gihugu dukwiriye ndi umunyarwanda. N'umunyarwanda is something that should give us pride. Yes, we should be proud of that. And together, muri ndi umunyarwanda uvuga ngo twese turi hamwe, izo mbaraga nta gikwiriye kuduhungabanya, ntacyashoboka, nta gikwiriye, ariko tugomba kuba turi hamwe. Naho ibindi byo guhora tuvana mu nzira bitameze neza, ibyo ni inshingano. Guhora tunoza tagenze neza, kandi twamenyereye gukora ibintu bimwe bitanasanzwe, cyangwa tutavuga ngo turabisanga mu gitabo aha n'aha niko byagenze, abantu babaga bafite iki kibazo iki n'icyo. Twagiye dukora ibintu bimwe bishya, tukabona birakunze. Ibidakunze dushaka ubundi buryo. Iteka iyo dialogue wo gukomeza abantu guhora bashakisha. No muri ibi mwagiye muganira hano, mumaze iminsi muganira hano, ibi byose nibyo biherwaho kugira ngo dushobore gukomeza gutera